gitondo urabyutse uravuze uti ngiye gutangira business ariko isubisubika. Ubwonko bwacu ntabwo bukunda gukora ikintu ukakimaraho amasaha 5 nta kindi uri gukora. Icyo kintu kubera ko kitagituma ubwonko burambirwa. Ibyo bita procrastination mu cyongereza, no kuba rufite imipango ubundi ukayisubika. Dore impamvu ushobora kubikora. Ushobora kubikora kubera ko utinya ko uzatsindwa muri ibyo bintu ugiye gukora, ukabahomba nko muri business cyangwa se ibindi. Ushobora no ku procrastinatinga cyangwa se gusubika imyanzuro wafashe kubera ko warambiwe. Iyo ukoze ikintu amasaha menshi ubwonko bwawe bugera bukarambirwa. Kugira ngo ibyo ngibyo rero birwanye, tuvuge ko wenda uri nk'umunyeshuri uri kwiga, uba ugomba kuzajya wiga iminota mikeya, tuvuge iminota 20-15, ubundi ukaruhuka indi 5, ubundi ukongera ukiga nyuma, ukagenda ushyiramo akaruhuko hagati y'ibintu uri gukora. No mu bintu byose uri gukora, niba ubona ibintu biri kugucanga ntukajye ubihagarika, ahubwo uzajya ufatamo aka break ubundi wongere ukomerezeho bafasha akaruhuko.